defended from school and from the police. That's right. Mama catch me, put a whoop. Turi kumwe n'indirimbo nziza cyane Dear Mama ya Tupac nayo idufasha kugenda tunakomeza n'ikiganiro cyacu ubuzima bwiza bufite intego cyane ko tugiye kuganira uyu munsi ku gitsina gore nkakubwira ni hari bimwe bishobora kuba byakwangiza utabaye maso cyane ku gitsina gore ubwo ndavuga ku bakobwa ndetse n'abadamu iyo utabashije kuba maso hari byinshi byagenda bikwangiza mu buzima bwa gitsina gore cyangwa se ku buzima bw'abakobwa n'abadamu. Kimwe mu bintu by'ingenzi ni ubuzima bwerekeranye n'imyanya ndangagitsina ibigendanye n'ubuzima bw'imyanya y'imyororokere impinduka cyangwa se uburwayi bushobora kuba bwakubaho bikagira ingaruka ku myororokere yawe ubushake bwo gukora inshingano z'amabanga yo kubaka urugo kandi bikaba byanabangamira wowe nyir'ubwite uwo mwashakanye se abana mu rugo ndetse bikaba byagira n'ingaruka ku buzima rusange aho byatera guhangayika kwiheba ndetse no kwigunga. Icyo ni ikibazo cyagarutsweho n'abantu benshi aho bagiye bagaragaza uburyo ki ibigendanye no kutamenya ibigendanye n'indwara zakibasira imyanya myibarukiro imyanya ndangagitsina ndetse no kutamenya neza ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere birimo biragenda bituma abakundanaga batandukana abashakanye barebana nabi ndetse bikabasha byatuma habaho guhangayika aho usanga umudamu ahora yibaza kubera iki ntateye nk'abandi kubera iki meze gutya kuki nteye gutya kubera iki bingendekera gutya iteka ryose agahora yibaza byinshi adafitiye igisubizo bikaba byamutera kwiheba ndetse no kwigunga no guhora yibaza impamvu ari muri urwo rugo. Aho rero niyo mpamvu nagukusanyirije bimwe bishobora kuba byatuma habaho guhungabanya no kwangiza imyanya ndangagitsina cyangwa se imyanya yawe nk'umudamu ibyoroshye ibikomeye ibikunze kuboneka n'ibiboneka gake kugira ngo nawe ubashe kuba wamenya uko ugomba kwirinda ndetse kandi ari na kurinda umuryango wawe uko buryo umuryango wawe ukeneyeho ibyishimo kandi wibuke neza ko ntawe utanga icyo adafite ibyo utanga n'ibyo ubashije kuba ufite ibyawe byishimo umuryango wawe nuko nawe uba ubifite ibyaba umubabaro utura umuryango wawe nuko nawe uba ubabaye kugira ngo nawe babashe kuba ababyumva. Reka duhere ku bigendanye n'imyanya ndangagitsina cyangwa se kubahiriza cya gikorwa cy'amabanga y'abashakanye aribyo bita imibonano mpuzabitsina. Imibonano idakingiye ukoranye n'uwo mutashakanye nubwo nawe ushobora kukwanduza uramutse ushobora kuba wakanduzwa n'undi wese ariko kandi ubashije guca inyuma yo mwashakanye hari igihe bikuviramo ingaruka zikomeye cyane zikaba zanakuviramo no kuba wasenya urugo kuko hari igihe ujya kubahiriza icyo gikorwa cy'imibonano ugasanga ugiye kubikora ahandi hatari mu rugo rwawe ugasanga hari itandukaniro rikomeye nuko iwawe byagendaga ugasanga rero kugarutse mu rugo ugarutse utakiri wa wundi ugasanga mutangiye kureba nayingwe utangiye gushyira hasi gutesha agaciro wo mubana kubera ko hari ahandi wabonye itandukaniro. Nyamuneka ntabwo ari byo iriri ku isonga rero mu bitera indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina imibonano ikozwe ku ngufu cyangwa se ikozwe nabi nayo ishobora kuba yakwangiza imyanya ndangagitsina bikaba kandi habaho no gukomereka yaba inyuma cyangwa se imbere bikaba byatera umuntu kuba yahurwa izo nshingano z'amabanga y'abashakanye. Benshi mu bakobwa twaganire muri iyi minsi bagiye bagaragaza uburyo ki harimo abagiye bafatwa ku ngufu cyangwa se bagakoreshwa imibonano mpuzabitsina batari biteguye batari bazi uko biteguye nyuma y'igihe rero yazajya no gushaka umugabo ugasanga amaze iminsi yose abaye mu rugo rwe ko kwagize amahirwe abona ababebe arabyara ariko nta byishimo byo mu rugo yumva nta munezero mu muryango we yumva ke yose yakorerwa yahabwa mu rugo ibyo bamukorera mu rugo ibyo bashakanye mukorera byose ugasanga bibaye rwose nko gugosorera mu rucaca kuko ibyo yamukorera ntago bikuyeho kuba yarigeze gukomereka ntagakomereka ku mubiri gusa akomereka mu mutima akanakomereka no mu bwonko aho iteka ryose ahora yibaza ku byamubayeho iyo atabashije kubyakira ngo akomeze ubuzima bukomeze yiyakire kandi yumve ko ibyabaye atari bibayeho gusa hariho n'abandi byashyikiye buryo ni nayo mpamvu hashyizweho ibigo bishinzwe kuganiriza abantu bahuye n'ihungabana cyangwa se bahuye n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose ryaba irikorewe umubiri iryaba ibikorewe umutima ndetse irikorewe umuntu ahava akagera ni ukugira ngo ubashe no kuganirizwa ubashe no kwakira ibyakubayeho kubera yuko ugomba kumenya yuko nawe ubwawe ntabwo wihagije kuba wakigira inama ntabwo wihagije kuba wakihoza ngo ndetse uniyibagize
ibiba byaratambutse. Rero iyo umuntu yaciye muri izo nzira akenshi usanga anahurwa kiriya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ku bandi kandi twaganire cyane bubatse urugo usanga baratubwiye ko imibonano mpuzabitsina ikozwe nabi nayo ibasha kuba habaho gutuma uwo mwashakanye utakimubona mu isura nziza, yikozwe nabi, itateguwe, utabyishimiye, nawe ubwo ukabona ntuzi uko byagenze, ugasanga uwo mwashakanye nta mwanya guhaye, mufitanye amakimbirane mutarakemura, ariko kayitaza muri iyo nzira yo kumva ko yagukemuriraho ibibazo, ugasanga umubiri wabaye nk'aho ukiniraho kubera yuko ibyo ashaka kwinjizamo ntabwo uraba tayari, ntabwo uriyakira ngo umenye neza yuko ibyo ugiye gukora bikuvuyemo imbere mu mutima. Nkwibutse neza yuko igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina gituruka imbere mu muntu, mu bwonko, mu mitekerereze, kigaturuka mu magufwa no mu misokoro kugira ngo kize gutanga umusaruro mwiza. Iyo bitagenze gutyo rero ni hahandi wandi ubikorewe ahurwa, ugasanga uwo bashakanye barabana koko, urugo ruratera imbere, nta kibazo kindi gihari, ariko yagera kuri iriya ngingo ugasanga agiye kubipfa n'uwo bashakanye. Ni ikibazo gikomeye kandi nawe ubwawe wakisuzuma ukareba nihe mpamvu ituma uko wafataga uwo mwashakanye atari kukimufata. Abenshi batangiye kubona mu rugo byarahindutse, akabona uwo bashakanye namuca inyuma, akabona uwo bashakanye nta kimureba neza. Abenshi ugasanga ntibakunze gutaha, atangiye kwigira nyamwigendaho, aratahira aho ashakiye, wamubaza akakubwira turanshinzwe, hari umwana we mba najyanye. Kubera iki? Ibyo ari kukubwira nibyo ashoboye kuba yakubwira gusa, kandi ntabwo bikwiriye yuko mwashakanye yagutererana, ahubwo burya ni byiza yuko mubiganiraho kugira ngo haboneke igisubizo. Haraboneka indwara nyinshi cyane zirimo ziragenda zituruka mu kuba hari benshi batacyakira neza ubuzima babayemo ngo bubanogere, abeho mu rugo yishimiye, urugo yishimyemo kandi abasha kuboneramo ibyiza nawe abasha kuba yaha abandi. Reka nkwibutse ko mu kiganiro cyacu ntabwo twiharira ijambo. Mu kanya gato utegura aho wandika nimero za telefone, uratwandikira ubutumwa bwawe bugufi cyangwa se ukoreshe na WhatsApp, maze nawe utubwire ese wowe byarakubayeho wabyakira ute mu gihe byakugendekeye nkuko nagiye mbivuga haruguru, wowe wabyitwaye mu nde. Tunakomeza kandi no kurebera hamwe n'izindi mpamvu zitandukanye zatera icyo kibazo. Mu kanya gato guha nimero ya telefone. Nimero ya telefone ni 07 8 70 40 916 07 8 70 40 916 niyo nimero y'ubutwandikiro ubutumwa bwawe bugufi. Waba uri umugabo udukurikiranye, wenda hari ibidasanzwe ujya ubona ku mudamu wawe bikaba byaraguteye nawe gusubira inyuma mu bigendanye no kubaka urugo ndetse no kwishima. Yaba umudamu kandi udukurikiranye nawe hari ibyo abona bidasanzwe, nawe utwandikiye. Yaba umukobwa yaba nde, nawe ubasha kugira akanya ukatwandikira ubutumwa bugufi ukatubwira ese wowe bimeze bite, ese wowe ukeneye ubuhe bujyanama. Erega nawe ugomba kumenya neza yuko umubiri wawe ari ingenzi, ari ugufasha gutuma ibyo wageraho byose bikunda. Nimero niyo rero ni 07 8 70 40 916. Dukomeza tura n'izindi mpamvu. Hari imwe mu miti imwe n'imwe kandi ibasha kuba inavura indwara zitandukanye, ariko kandi ugasanga nayo isize izindi ngaruka. Ni ikindi kibazo. Indwara zimwe zishaka kuba zatuma ubabara mu gihe uri mu gikorwa cy'amabanga y'abashakanye, dore ko ziba zanangije cyangwa se zanateye kubyimbirwa no kwangirika kw'imyanya ndangagitsina. Imwe n'imwe nk'imiti ya cancer nayo izwiho kuba yatuma uyifata ababara mu gihe ari mu gikorwa cy'amabanga y'abashakanye. Gukoresha kandi imiti y'amantibiyotike kenshi nabyo biri mu bishobora kuba byatera kurwara indwara ziva mu miyege, dore ko amantibiyotike atuma na bakteri nziza zo mu gitsina zigenda zikagabanuka, zigahurwaho imiyege myinshi, nuko igatera indwara zitandukanye. Imiyege nkaba ngenekereje mu Kinyarwanda nkaba navuga ko ari nka za champignon cyangwa se ubundi buryo butandukanye bw'indwara bwigaragazamo indwara, kandi ugasanga iyo bigeze ku badamu cyangwa se ku bakobwa bibasigiye ibibazo bikomeye cyane. Nibikaba byiza rero kudafata imiti udahawe na muganga. Kirazira kikaziririzwa kumva ko urwaye ukajya kugura imiti kuri farumasi, ukajya kwa antibiyotike, ukajya kwaka imiti itandukanye. Iyo ikoresheje nabi muganga atabashije kubona yuko nta ngaruka yakugiraho,
nabyo bibasha kuba byakuviramo ikibazo, ugasanga icyo ugiye gukemura ntabwo ugikemuye, ahubwo witeje ikindi kibazo kirenze icyo wari ufite. Dukomeza kandi nkwibwirira yuko kwisukura nabi na bimwe mu bikoreshwa uboneza urubyaro biri mu byatuma mu gihe uri mu gikorwa cyo kubaka urugo rwawe cyangwa se kwishima we n'umukunzi wawe byakuviramo ingaruka zikomeye. Uburyo bwo kuboneza urubyaro butarimo imisemburo akenshi bukoreshwa ngo n'agakingirizo, urwugara rushyirwa mu myanya ndangagitsina cyangwa se agapira mu nkondo y'umura, kimwe n'ibinini cyangwa se amavuta bishyirwa mu bice bitandukanye kurinda gusama. Bishobora gutera ururyaryaate no kwokera mu myanya ndangagitsina. Gukoresha imiti imwe n'imwe nka parufe, amasabune cyangwa ibindi bikoresho bisukura no guhumuza imyanya ndangagitsina nabyo biri mu bitera guhorana uburwayi burimo no kwishimagura ndetse no kokerwa mu myanya ndangagitsina. Yego ushobora kubikora ugira ngo uwo munsi bigende neza, ariko ntiwirengagize yuko bigusigira ingaruka zikomeye. Uramenye rero mu gihe uhora wishimagura wokera mu myanya ndangagitsina, burya ntukabyihererana. Ni byiza kwegera muganga kugira ngo abashe kuba yagufasha, kuko ibyo biratinda bikaviramo umudamu guhora yumagaye, kumva adakeneye igikorwa cy'amabanga y'abashakanye ndetse no guhora yumva ataguwe neza. Ntabwo ari ibyo gusa, harimo no gutwita ndetse no kubyara. Gutwita no kubyara bitera impinduka ku mitekerereze ndetse n'imikorere y'imyanya ndangagitsina. Iyo utwite umara amezi 9 nta mihango. Ibi bituma kenshi rero ububobere cyangwa se ururenda rwo mu myanya ndangagitsina rugenda rukiyongera. Bishobora kuba kandi rimwe na rimwe byakubangamira cyangwa se bikaba byabangamira umugabo. Kubyara nabyo akenshi usanga bisaba guhora wikurikirana, ndetse kandi bisaba kuba umuntu yakomeza guhora areba ibitagenda neza kandi akagisha inama muganga, kuko hari igihe usanga byakongera ibibazo. Bivuze ko uko ari imbere y'uko ubyara ukiri umukobwa, iyo umaze kubyara nyuma yaho habaho impinduka nyinshi, ujye uhora ubyiteguye. Ubwo rero ndabwira abagabo, akubwira ati umudamu wanjye tugishakana, tukiri abafiance, tukigerana mu rugo, byari byiza rwose nta kibazo nabonagamo, ariko uko iminsi yagiye ishira, igihe twamaranye imyaka, niba ari ukumara rukwa, niba ari ukundambirwa, sigaye mbona hari byinshi mubonaho bidasanzwe. Burya ntuzamuvebe, hari impinduka ugomba kubona, ugomba guhora uziteguye, ndetse mugomba no kubyumvikanaho utanyuze hirya cyangwa se hino, kuko burya hanyuze umuntu niho habasha kuba hanyura n'ibibasha kuba byanezeza hagati yanyu, hagati y'abashakanye. Niyo mpamvu rero ugomba kuba wabitekerezaho. Ikindi kandi reka turebere hamwe no ku mitekerereze. Kwiheba, kwigunga, agahinda gakabije, umujinya n'ibindi bibasha kuba nabyo byabamo intandaro. Reka kandi twandikire kuri 0787400916. Wenda nibwo ugifungura inyakira amajwi yawe, ariko kandi ugira uruhare muri iki kiganiro, utwohereza ubutumwa bwawe kuri 0770400916. Nari nkomoje ku mitekerereze mvuga nti kwiheba, kwigunga, agahinda, umujinya n'ibindi bikora mu ntekerezo nabyo bigira uruhare mu mikorere y'imyanya ndangagitsina, aho kenshi bitera kugabanuka ku bushake cyangwa se kumagara, kubura ububobere, kubabara mu gihe uri muri izo nshingano, ntibashe kuba byakorwa mu buryo bwiza ngo bitungane. Niyo mpamvu hashyirwaho uriya mwanya wo kuganira hagati y'abashakanye mbere y'uko izo nshingano zibaho. Hakazamo ikindi kibazo cyavuzweho n'abantu benshi mu mpuguke ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe, hagaragaje ko impinduka ku misemburo, impinduka ziba mu misemburo shobora nazagira uruhare mu mpinduka z'imikorere y'imyanya ndangagitsina. Urugero, iyo umudamu yonsa cyangwa se ari mu gihe cyo gucura, bituma imisemburo estrogene ugabanuka, bigatuma rero igitsina gisa n'icyegerana cyane ku buryo imibonano ibabaza ndetse n'ububobere bukaba bwagabanuka. Ibi nabyo bikaba rero byanaterwa no kuba unakoresha ubundi buryo butandukanye bwo kuboneza urubyaro burimo imisemburo. Ibi bivuzwe ruguru nibyo bibyara zimwe mu ndwara zifata imyanya ndangagitsina, imibonano idakingiye, ikaba yatera indwara zikomeye nk'imitezi, imburugu n'izindi ndwara, uburagaza, amatirikomonasi, amahepatite, ubwandu
agakoko gatera sida ndetse n'izindi. Iyo hatabayeho ubw'ububobere ngo habeho kuba inzira imeze neza, hari igihe havamo gukomereka muri kiriya gikorwa bikaba byaviramo izo ndwara zikomeye. Hakabaho n'impinduka mu misemburo zishobora kuba zatera kuma mu myanya ndangagitsina, nabikomojeho bikaba byanagukurikiranwa kuba wakomereka cyangwa se kuryaryatwa mu gihe uri mu gikorwa cy'imibonano. Imiti imwe n'imwe n'uburyo wisukura bikaba byatera ibibazo byo kwandura indwara ziterwa n'iyo miyege, izo champignon. Harimo indwara zikomeye dukunda kuba twavugaho kenshi mu biganiro byacu bihora bitambuka, kwangirika cyangwa se gukomera kw'imikaya y'igitsina, cyane cyane mu gihe utwite cyangwa se nyuma yo kubyara, bikaba byatera kujya ukorora cyangwa se witsamura, ukahita uwo mwanya ubona umwanda usohotse cyangwa se ukabona wihagaritse kandi mu gihe kitari icyanyacyo. Nirya ruzajya kwa muganga nabyo reka mbe nabikubwira. Igihe cyose ubonye zimwe muri izi mpinduka navuze haruguru ku myanya ndangagitsina, usabwa kwihutira kujya kwa muganga. Izi nizo impinduka mu bwinshi. Impinduka mu bwinshi: ibara ry'impumuro mbi ry'ururenda mu myanya ndangagitsina, kuryaryatwa ndetse no gutukura kuri iyo myanya ndangagitsina, kumva utari mu gihe cy'imihango cyangwa se kuva nyuma y'imibonano mpuzabitsina kandi wari waracuze. Abenshi mu bantu bageze mu myaka yo gucura, hari igihe ukora imibonano mpuzabitsina ariko nyuma ugasanga amaraso yaje. Nabyo ntuzabyihererane, ni byiza kuba wajya kwa muganga. Kumva kandi hari ikintu kibyimbye mu gitsina imbere ndetse cyangwa kumva uri kubabara mu gihe uri muri izo nshingano z'amabanga y'abashakanye. Ibyo wakirinda rero ni kugira ngo uburyaryate cyangwa se habashe kuba habaho kubungabunga ubuzima bwawe, wirinde ubwo buryaryate, urinde ubuzima bwawe, cyane cyane ubuzima bw'imyandangagitsina. Hari ibyo usabwa kwitaho. Icya mbere, zirikana cyangwa se ugerageze kuba indahemuka kuwo mwashakanye, kandi igihe ubonana n'umugabo n'abagabo barenze umwe, wibuke kwikingira. By'umwihariko niba wakoresheje ubwo buryo bwo kwikingira, ugerageze no kumenya kugira isuku, kuko hari igihe wikingira ariko ntugire isuku ugasanga rwose ntacyo wakemuye. Ikindi kandi, mu gihe uri mu mabanga y'abashakanye, ku badamu benshi batagira ububobere bagakoresha amavuta kugira ngo bize kuba byaborohera, hari igihe nabyo bibaviramo uburwayi cyangwa se kwandura cyane cyane indwara nyinshi ziterwa n'iyo miyege. Ibuka kwikingira cyangwa se kwikingiza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ariko kandi nk'amahepatite B abasha kuba yakingirwa, cyangwa se ubundi buryo bwose umuganga yagufasha. Kanseri y'inkondo y'umura ku bakobwa bakiri batoya burya barayikingirwa. Kora siporo ugirwa na muganga, ibasha kuba yagufasha gutuma umererwa neza ndetse ntuzabashe kuba wagira izo ngaruka zose twavuze haruguru. Ikindi kandi nkabavuga nti sigaho gukoresha imiti y'amantibiyotike utandikiwe na muganga, kuko ishobora kuba yahungabanya imikorere ya bagiteri zawe nziza zo mu myanya ndangagitsina. Ntugakoresha isabune cyangwa se ibihumura neza mu myanya ndangagitsina, ndetse rwose ngo ubashe kuba washyiramo imiti cyangwa se amavuta. Burya imyanya ndangagitsina y'umudamu ubwayo iriyoza, ifite ubwirinzi bwayo. Irinde rero gushyiraho isabune kuko hari igihe byakuviramo ibibazo. Niyo waba rwose ubona usa mu buryo budasanzwe, nabyo kandi ugomba kumenya uko ugomba kubyitwaramo. Niyo yaba ayo gutuma horoha mu gihe cy'imibonano, keretse ariyo wamenyereye cyangwa se wahawe na muganga, ariko kandi nawe yamaze gupima akabona yuko nta ngaruka byakugeraho. Bitera uburyaryate no kumva rwose wahorana ubwo bwandu budashira. Benshi bahorana ama infection urinaire cyangwa za trichomonas, abenshi iyo bagenzuye basanga ariyo ntandaro. Gabanya ibiro, ukore siporo, kuko umubyibuho ukabije uza mu bitera imikorere mibi y'imisemburo, bishobora kuba byanatera no kutabyara. Igabanya inzoga unywa cyangwa se unareka itabi, kuko bihungabanya ibyishimo ukora mu mibonano. Naho inzoga nyinshi shije kwa zanatuma imikorere y'imisemburo y'igitsina igenda igahungabana. Ubwo nibwo bujyanama nakuzaniye, nibwo bwirinzi nakuzaniye. Ibyo nibyo naguteguriye uyu munsi, ngira ngo nabyo bimenye yuko ibyo nabyo ubikoze ukabikora neza, bibasha kuba byatuma uhora umerewe neza. Kandi twibuke neza yuko amabanga y'abashakanye cyangwa se imibonano mpuzabitsina
ari ifasha abashakanye kubana mu mahoro mu bwizerane ndetse no guhuza muri byose. Ibindi birenzeho rero nimero niyo 07 8 70 40 916 07 8 70 916. Message yayije tuyicishamo amaso. Iyo ubona hari ikikubangamiye cyihutirwa urahamagara kuri iyo nimero, ariko ntari mu kiganiro ubundi nanjye nkaguha ibisobanuro. Gusa igisobanuro kirenzeho ngo hano uko nkubwira ni nyamuneka ijya kwivuza, kuko burya amagara araseseka ntayorwa, kandi ikintu cyose cyabuze ibyishimo by'umuryango burya wakigendera kure cyane. Nyemerera ngushimire wabanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Kwibutse ko ikiganiro ubuzima bwiza bufite intego cyo ari akagaruka ni buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu muri aya masaha kuva 2:30 kugera 3:00. Nibwo tureberaho byinshi bitandukanye kandi tukibanda ku byifuzo byanyu. Iyo twanditse tubaza ku burwayi tugerageza kureba impuguke, abajyanama ndetse na benshi bafite aho bahuriye n'ikibazo baba tubajije bakadusobanurira. Byinshi mu bisobanuro duhabwa nibyo nawe tukugezaho kugira ngo nimara kukugeraho nawe ubashe kuba wamenya uko ugomba kwitwara. Reka ngushimire cyane kandi nkurarikira ikiganiro cyo mu kanya ku isaha y'isa 4 zuzuye. Turabana mu kiganiro cy'umuryango. Ikiganiro Zirara Zubakwa no guhera isa 4 kugera 5:30. Turaza kuganiraho nabyo byinshi byubaka umuryango. Nyamuneka ntukajye ucikwa n'iki kiganiro ko byinshi wigiramo nabyo ningira kamaro biri mu byagufasha gutuma ubuzima bw'urugo rwawe bukubakwa neza kandi ugasanga burubakitse. Reka ngire n'amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Nitwa Fanny Umutoni Wase. Radio Flash na gahunda zayo birakomeje. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on.